iyo bye uva ikintu kibaho mu buzima bwa muntu urasoma igitabo ugahindura page sibyo ugasoma igihe kikagera ugava kuri page ukajya kuyindi ubuzima bwanje na wowe page yararangiye page yarafunzwe iyo twahuye irafungwa twatandukana kwa tuyifunga kuvuga cyane rero ntago ari gutuma oya bana mujya muri ibintu by'uburaya aho ngaha bamwe murayagura kamana mujya muhura n'abagore bakabaruga dore nabyo banga birirwa bashinze abantu nabyo twakora kandi nawe uri muri abo barogana oya ubu n'abantu bashaje reba nkuriya mu mama uvuga ngo umupuri debera umuntu ubu nabwo uri gusireyinga oya pana gutya gusireyinga ubu meze kwambaye bote izi nkweto ni za usanga twaje guhinga ni mabifa ase aho namwe nimugakaza sinagajyanye niwe ayo mazo gisina muri bote namwe bote ayo muri bote ubu nawe rero ubuze ngo wakoza akantu ka danje wambaye amazo gisi ya bote uyambara muri mutandaga boye nakaza ndabona muri kunyikoreshwa ntabwo ngukeneye nge singukeneye nje nago ndi bujye imbere ya kamera ngo mvuge ngo sinkukeneye ubuse ibyo wavuze byose umvaraza kezi kirikiri ibyo wavuze byose tega amatwi mubwire ibyo wavuze byose ariko nakubwira neza cyo uri guta igihe kandi ikindi uri muranahemuka kandi iyo uhemuka igihe ndi guta kuri ubu tega amatwi mubwire igihe ndi guta kuri ubu ntabwo kiri tucyo nagutayeho tega amatwi mubwire impamvu ukeneye sinakureka nge narakuretse rero uya barandetse nago nakwikuraho ngo nawe gwemera nge narakuretse nge narakuretse uza kwikuraho se niba nkwikuraho nkakubona nge narakuretse utazi gufata umwanzuro nge narakuretse wahaga kugeza ahantu yego wahaga mu burunguro yene ntacyo byaraje bimwaye Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp nzacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifite gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kuwundi kanezere ko meze neza mwese mudukurikirana ndashimira we by'umwihariko ukoze subscribe ukandika comment ndetse ukakorana share ku biganiro byacu ndagushimira cyane ko nama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ndetse n'izindi nkunga mugenda mufashisha abantu bose tugba twaganirije bakeneye ubufasha ndabashimira cyane mpamagaye nde hamagayira kinje guhamagaye iri hamagaye uyu munsi rero ndi kumwe na Farida ndetse na Raki muribuka ko ubushize naganiriye na Raki ndongera ngana na Farida numva ku mpande zombi ntago turi kumenya ukuri ndavuga nto umunsi umwe nzahamagara Raki na Farida hari mwibarize ku mpande zombi tuzi ko Raki uri kudutumira ngo ufite ubukwe kongera kumva ko ubukwe bufitanye na Farida biraducanga ndavuga ni ariko murabashiringura umugore we ndavuga ni gute ushobora kudutumira mu bukwe kandi Farida ngo muri kumwe ngo ari sheri wawe ngeje mwari muri kumwe ibintu nk'ibyo niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo twumve Farida aravuga ukuri waje kudutumira utubeshya ni bimwe bya Farida bimeze gute mbere na mbere Raki nguhaye ikaze mwakoze cyane kuko wasiritse mbona uri seriye cyane ari gihe biba ngombwa ko umuntu abamesha rimwe na rimwe abamesha ubundi mesha nicaye we ubundi guha mikoro gute nta cyise siri kumfata uyerekana igira imbere ahubwo Fari umeze ute se wowe ndashima Imana wakaye nabyo subiza ko kanje nako kabuze no subukabura gute we nakabura nawe ukakabura se ako ntabwo mpiri muri modoka n'inzoga Raki ndumva ari wowe nabanza kubaza Farida impamvu turi kumwe niyo ngo ngusobanuriye twagira ngo
twese twagiye mu rujijo kubera ibyo Farida yatubwiye, twifuza kumenya ibyo watubwiye ubushize wariganiriraga. Inde wiganirira? Ibyo Farida yatubwiye niwe wiganiriraga, dukeneye kumenya ukuri. Farida muri guhurira he katubwiye ko mukundana kuko nta nubuko ufite, nako nta murenge ufite. Urumva wasa kuganira ushe muri biro by'umurenge? Urumva wasa kuganira ushiremo n'umurenge? Ngibyo twibaza natwe. Farida mukundana mute nyine? Nkundana nande? Ngo mwarasubiranye ngo subirana nande se? najewe Kasubirana na Satani. yes we kanitunganya biraducanga turabicanga byose binyura gutyo, ariko dukeneye kumenya ngo Raki ukuri. Ubundi ni ikihe kintu gituma bibacanga? Mucangwa ni iki hagati? Farida yaratubwiye ngo nejo mwari muri kumwe ngo twari ngo turaganira. ese kuri kuvuga cyo nka ikiganiro cyabaye? Ndi kubivuga uko wabivuze. Nago mvuze ko ejo ariko uko wabivuze. Ngo nejo mwari muri kumwe ngo mubiganiraga impamvu ngo mwihakana kuri kamera. Impamvu mwihakana nawe urayizi. Nuko nta kintu kimuzanaho. Ako rero kambabwire. Murasangira ngizo nzoga ngo urazimugurira ngo Nzisa. Nose ngiyo ugiye nk'imbere ya kamera ukavuga ngo ukumbe bakakubaza ngo ukumbe iki kuri Farida. Ngo nkumbuye ngo kumubona yasinze. Habo kuki waje utasinze? Cyangwa n'ubundi zirimo. Shano nawe ugeze nawe utese sembe. Ni kuvuga ngo ngiye buri munsi inzoga. Neze sembe. Urayitepe. Buri munsi inzoga turi kumwe. Inde nande? uri kumwe na Raki? Inde nande? Nje nawe. Niki bigaragaza? Mwishakira z'abahungu mufite direde maze kubavumbura. Cyo kuzamukobwa we tutaravuga byishurambabaje. Yagera guzi impamvu waje. Urambabaje. Ubare mu ducangurira ibintu mu ducanga. Tuvuze yuko nge nawe tutavugana. Ko wigiye hirya se. Umuhaye mwitangirizwa. Dutuma gonga kiragiye. No gushiramo metero. Twagomye gushiramo metero. Uzaba ari muri corona. Ari corona ihari. Wakugiye haruguru se ufite ikihe? Ntago ari kumwitsira itarega. Baranye. Ngira rukurongo. Ako si mukafira ari. Usibye n'agati y'amaguru no mu ndiba no mu ntuze no mu mwenge wose ndahazi, ariko ibyo ntacyo bitwaye, ariko icyo nzi neza cyo tureke brage tureke na joy. Cyokoze ni umvariza keza. Uyu mugabo baburetse. Nari nkumbuye kubona Farida yasinze. Ona ari muzima? Ubwo nangiye kuraka. Ngiyo wifashe ukaza imbere ya kamera. Ugatinyuka ukavuga. Nyuma yo kuvuga tunicaranye gutya. Ego baba. Se wararizwe. Nta bidudu byanjye zongera kubona. Ndabikubwiye niyo wansabira imbere. Kandi uri tuvanga imbere ya kamera. Ntabyo nzamuka. Ubu ndurandi tuvana imbere ya kamera. Urabishaka? Arabishaka. Ntabwo se ni ryara batabikeneye. Ibiki? Gushaka ibidudu bya Farida. Masugo umuntu utararezwe yabishaka gute? Icyo nzi neza. Nagumana boros. Igeze bigusaba. Uretse gusebanya. Usubira ngo yigeze abinsaba ntabwo twabanye ibyo ntabwo abantu babizi. Iyo bye. Umva ikintu kibaho. Byarabaye byarana. Ubuzima bwa muntu urasoma igitabo ugahindura page. Sibyo? Warayihinduye. Ugasoma igihe kikagera ugava kuri page ukajya kuyindi. Ubuzima bwanje na wowe page yararangiye, page yarafunzwe. Iyo twahuye irafunguka twamara gutandukana kwa tuyifunga. Kuvuga cyane rero ntago ari gutuma oya mana mujya muri ibintu by'uburaya aho ngaha abahungu murayagura. Kabona mujya muhura n'abagore bakabaruga dore nabyo banga birirwa bashinze abantu ntabyo twakora. Kandi nawe uri muri abo barogana? Ntari umunsi urabwemeye uburozi? Ntabyo nemeye. Kandi uvuze ko ntari? Ariko nzanabyiga kubera uzandoga. Raki mupfi cyubundi. Njyewe nawe nta kibazo dufitanye. None atinyutse kumakana imbere ya kamera. Ntago tubana. Ntaguhakana nguhakanye kubera ko ari ukuri. Iyo nza ko watari ukuri ntago nagubonye nguhakanye. Ndaguhakanye nta byararangiye ibyanjye nawe finito. Mw'abanyarwanda mwe n'ababyenzi azabyicuza nyuma yo kubyicuza. Kesa nondoga. Uri bukene kuno. Yanabyiga kanabikora ariko. Uzandoga. Yakuze itazi gufata gukarakanira byiga. Ubwo baye ngo rero. Nkunda abagabo b'indaya nibo baye indaya warabyiyemeje. Okay, ngewe rero ndinda uvuze ko udakunda abagabo b'indaya. Ngewe rekana n'uburaya bwanjye gumana n'ubuzima bwawe nayo ndeke n'ubuzima bwanjye. None uramwana mpo buzajya kumwangiriza ibyanje ntabwo bikureba wowe cungana n'izamu ryawe yenda ricunga rincunga amaswa. Umuntu ugira umuyo wayi. Ntago ndi umuswa. Harya wayifu niki? Ntago ndi umuswa ibyo wavuga byo ntabyo musubije. Subiza niba utari we.
nje ndangandi mu ishuri ndi kwiga cyaturi kuvuga ibintu byanyabyo ibyo mvuze ni byanyabyo ndibaza ngo wife ni iki wife kuri wewe nyine ni wowe uzi byari byo sinzi impamvu bivuze niba nabibonye turi kubisiga nabibonye mu kiganiro cyawe nta ribi iri rirahari wife ari kugira ibyumve neza ntago niki reka tugwe mikoro neza ntago nabyumvise ntago navuga wifi wifi ni iki watakunda ranje wa mugabo Jaba bibi Farida nivuguke nagari natubwire oya ntagana kuvuga ngo nubujijike dore nabonye umva keza hari n'ukuntu nabonye yari yambaye n'amadarubindi none amurebaga ngasira muntu ni Farida niba ruka marinete yari yamutonze nkabona ari mururu byari iki Jewe ibintu nabisomye uko yari yarabyanditse hari ukuntu bavuga ngo ni umurimbo w'inkoko nawe uyu nguyu rero yambaye marinete atabizi kuyambara ntabwo ko yambara banza wige kwambara marinete hanyuma nyuma yo kuyambara ntukajye uyambara ugera kukigira wabonaga uri kureba ibicezi ndimo ndasireyinga usireyinga ntugasireyinga ushaje sheri oya ubu n'abantu bashaje reba nkuriya mu mama uvuga ngo umupuri debera umuntu ubu nabwo uri gusireyinga oya pana gutya gusireyinga ubu meze kwambaye bote izi nkweto ni za gusa ngaha twaje guhinga ni mabifa ase aho namwe nimugakaza sinagajyanye niwe ayo maso gisina muri bote muri bote ubu nawe rero ubuze ngo wakoza akantu ka danje wambaye amasogisi ya bote uyambara muri mutandagabwo nakaza ndabona muri kunyikoreshwa njewe nambara ibintu bitandukanye n'iby'abandi naga ari ngombwa ngo niba umugore yambara ukweto rumeze gutya nanjye nzarwambare naga ari ngombwa n'umugore yambara akabarirene nje nshaka kwambara barirene nkashiramo isogisi kumana ni byiza kugira gute kumpana akanamugura ni byiza nkamutari kumwatira mbese ubwo uri umuhanzi muri make rwanga ibitari biriho byo kwambara isogisi ya bote muri surprise ntabwo ndi umuhanzi uri kumurika imideli je nambara ibintu bibdimo uri kumurika imideli kandi wasinze wa mugabo wasinze nutsindira hari icyo bitwaye dore ko mwigize ngo ni mu uzi ko abantu bose bajya basinda nkanjewe niwe inani lahi rabbil alamin nabonye abantu basige bakukunda abandi ko bakuvugira ari kuyungu barankunda kandi namaze kubona kukunda abagabo iyo bigeze ku mugabo ari we wese tureke naraki baburetse ukunda abagabo iyo bigeze ku mugabo ari we wese keza aramuvugira cyakoze niba ari kintu ari nkumbuye suzi ko naguye keza nari nkumbuye kubona Farida yasinze ubu ntabwo ndishuwa ko ibintu ari kunywa dari inuzi nta kuntu waba utasinze ngo wibagirwe wambara amasogisi yo muri bote murakase cyo nebeke ariko se mwabantu mwe mutubwira muri comment izi sogisi nizo muri bote izo muri bote nawe ushaka kumana nakweretse ikibazo kiri gutuma nambara ni cyo kibazo moto yara yometse n'inzara yarometse inadila taka kechko n'uburoro uyu kasha mwabantu oya irakitubana amatsiko kambareke Farida ibi nari kuvuga kuri wowe umurenge urakomeje ntawe uhari Farida akavuga ngo ntawe uzaba atarasubiza ntawe uzaba okay uri iki cyo gutuma umurenge utabaze uri executive ni wowe usinya nje ni njyewe wowe ndese nje Farida ni igiki Farida nyine gisipayad nta kibazo nta kibazo ikintu cyarangiye ni cyiza mu bantu bazabona ko ari ikibazo none ikintu cyarangiye ntabwo kizatuma ibyo bintu bibi sibyo ikintu kizima kigira cyarangije umva ako nkawe uri murokera ahubwo wowe winyokera ari wowe urumva ukuntu yasakuje ahubwo yabugutanye nagangiye wabugutanye rata unyisomereze kuri ako kanores nako nanzaganye ni cya kibazo gikomeye rata ndazinywa ariko nkwa gakeya sasa ni impamvu yakomeje kuvugira hejuru mwumvise ikiri kubimutera yanyoye reba nawe umuntu mukuru wo kwikora w'umukobwa akafata inzoga agasuka muri inaji ase nuko bwangiye inzoga ya oya kabantu banywa reka nkuraho nakano kabo oya twere kuvuga ndi cyuma abantu babinywa barabizi abantu batureba barabizi
murabizi iyo icyuma wakivanze cyangwa rikeri reka tuvuge na rikeri twe no kuvuga ngo ibyuma uzi impamvu uri kwisobanura se hasi inzoga wayishizemo hano ntago wayitsunda gutya cyangwa wazemo wayivanze na energy ngo bikunde cyangwa kayishyira nko mu kintu cya plastique yego mu expert we uzi impamvu uri gusobanura se ntago no mu expert mu gusobanura ibintu by'inzoga ndi umunywi n'abarabizi ko ndi umunywi ntago wafata icyuma ngo ugishyire muri energy ngo gitsune kizanira ifuru cyangwa ufate rufura rero yose ahubwo abagabo b'ibicucu nkawe nimwebwe mwamwitiranye ibintu ariko uriya mukobwa icyo namusaba cyo wa mukobwa si wamamagaye yaramamagaye sinzi icyo nakubwira kibazo Nosika ngo baze gatoya niba uri kwirwanga usakuza inyuma y'umugabo w'igicucu ubwo uri iki uzima vu mutazo ngo igicucu nuko amye ngo nanjye ngo ndi expired kandi sikanja mu maguru buri munsi inde wowe aya maguru yamurika hagati ujyamo ngo gukoramo iki se urabumba n'ubundi ka oya yamurikemo hagati ntayamurike wambaye se oya nadusubiza ko kantu ngo mujye mu maguru buri munsi ako kantu kandi yanjye yajyamo buri munsi aho ugiye kuzamenyera agaciro kanjye n'igihe cyari gishize ibintu tutabivuga byose niwe wazuye akabuze yaraje arambeshya mu bintu byose mutabonye mutamubona icyo nzi cyo nibwo mugiye kubona Farida uwanyawe tubwira amaguru ya Farida ukuntu yahora hagati yayo ayahora amazuru kayivurugutamo n'amazuru n'umunwa byose bihaze no kubutamo n'igitwa byose ntago ari uburaya abumunwa abe amazuru abe bigomba kujyamo abakaboko hafi no kwinjira mu ndo ngabe n'umwana watuye ukaza imbere ya kamera abambaje gatuma mvuga amahagambuzo ubu nagahinda karanyishe ndapfunye ndarize ndapfuye utarize ubu ndi kurira uri kurira Keza nuurize Keza hasetse biramurengana rero ubashiramo ibyo bintu byose maguru ya Farida waba uri umugore ikibazo do ntagaru nose nukuryoherwa rega kuri bya bintu biryoha reba Keza ikibazo do nukuvuga ngo abamaguru abururimi nawe barengereye abe no mu expert none sa byose si wowe jewe ndigiye romantique nzakugwa inyuma nawe urabizi tuzahangara sinzagure wangana nande nawe wangana nande yena ibintu byose yavuze ubishyira mu maguru ikine igihwini ni igihwini ni kizwe kivuga unako uswara igihugu ukaturi nkano nkibaza nkavuga se biro tuba tuvuga ko ari ibyanyabyo n'igitutu kiba ari icyanyacyo wereke bari umusubize kira kinavuze abivuze kabi umunwa n'amazuru byose n'amaboko ahubwo uzimamvu Keza buri yuse ikintu kibaho se aya magambo ari kuvuga fiance azayabona kayabona ikiza kirimo ahubwo kereka icyazama tugahana fiance wahari yewa uwa batatu double uwa batatu hanyuma ukakora iki ndongorora ntarongorwa si cyo naremewe se umva Keza kurongorwa by the way umuntu akavuga ibiri byo ngo muzamura amazuru mwabagore dore ko mufite ahantu kana depression yo kuvuga kurongorwa ufarata mwasaze Keza sindi uwa mbere sindi uwa kabiri sindi uwa gatatu yes ubwo rero uwanyuma kasi neza kukure umviriza se ako ubundi unshaka iki dusubize ku kinavuze ngo gukora mu maguru byose ibyo byose ngo bishyira mu maguru bitubwiye bavuze ko ufite ubu n'ubu yabishaka umva Keza atangiye gushyira akaboko gakure abanyarwanda bakubona nakure Keza dukeneye kiri yose kine gisinzi abantu barabizi kuba bazi ko ndi umusinzi mwabagore abantu barabizi ko igisinzi uri abagore abo bagore batureba n'abagabo barazinywa si mwese ariko se niba muzinywa mwatangiye unkore umunsi kabisa burarirwa na sikora ko bibaho bazabice kugira ngo abantu tugasinde ubundi mu bintu nari ngukumburiye ni ibingibi wibivuga ngo nibi wari ukumbe ndi kuvuga ukuri umuntu akavuga ukuri ngutangire nguzana ibintu byo hirya wirwa unyigaragura mu maguru ese maguru yabarimo iki ibyo bura kubandi jya kurongora umukobwa sibyo ukumva ivuze ni mu kinyarwanda cyumvikana jya kurongora umukobwa sibyo sinanakubujije ariko umunsi wanganyeho
sababu nose ubundi wanditse nk'igendera amahoro umena uwo mutwe umena nde wowe nzawumena ke kandi muzabibona kubaza ikibazo nkaho ari fiance wawe bakakikubajeje amaguru mu maguru ya Fare duherukamo ryari reka nsubize uyaherukamo ryari mu maguru ye hakuna nabwo nibaze n'ikintu njya gushaka mu maguru ye mu maguru yarimo iki ubu naragenda akikarakasa amaguru umuntu aba arimo anuka nk'amahurunguru wajyange neza muganze ntawe ukajya ubwo nawe uzi ngo ufite imari afite mu maguru shabura rimwe ndapfuye narigenda ufite mu maguru ku buryo amaguru yahahoramo ntajye mu y'abandi abantu badukurikirana nicyo nzi neza cyo ni abantu bakuru nubwo tsetse mbitse kirega ameze nk'ihene za muganzeho abanuka amahurunguru amahurunguru kwibaza nuko bitemewe wenda ngo umuhumuro twumve ko atari amahurunguru nzaga imana manura nyine enda takakicwa n'uburoro naza yende yumve abwira abanyarwanda cyadushaka undi muntu kicwa n'uburoro ababwira urukuri ahubwo wowe wararyohewe kure kurabiranga ahubwo ikintu wakoze warajumyereka ko turi kumwe hase keza rega arimo aravuga ngo kure byaranze ngiye ko nagwaye time yawe ugende ku buzima bwawe none niba aramaye time yanjye ugende ku buzima bwanjye kuki twakomeje tukabonana tukanavugana ega nawe unyikurura nacyo siya nkwikurura wowe kuki utagendera kure ngo ndeke nkugendera kure bwo nyikururaho nkakubona ariko ntacyo rega buriya kangure keza ikintu kibaho buriya kera abantu basoma Bibiliya cyane hari ukuntu ngo Satani yajyaga abwira Yesu ubwo mbaye Satani ngo Yesu ngo niba ngura umwana w'Imana ngo simbuka ngo abamarayika baragufata sibyo Satani yagerageza kugusha Yesu mu mutego rero uyu nawe ushobora gusanga ari Satani arimo nkururiye ashaka kunjyana mu mutego uwo mutego wawe rero byarahombye akunda ko mu maguru yashaka kuba harimo ikintu kidasanzwe cyahise ese nakitubwira ikintu kibamo habamo ikintu abantu bose bavukanye wivuga ngo igikere se n'ikintu urumva ari ibintu bya danje reka mbabwira tujya tuvuga ibintu tujye tunabana seriye sibyo kuko buriya mu buzima abivuga ari na seriye no ubuzima wivuga ngo ubusinzi ko ubusinzi kandi utazi ngo urazi uri kunywa iki nabasobanutse ngombwa ni iki kibigaragaza kuvuga ngo mu buzima bwanjye ukuntu mbayeho mujya mutandukanye ibyo mubona kenshi biba ari ukuri cyase nyuma y'ubu buzima nabwo hari igihe n'ubuzima tubamo bwabaye ikinyoma ari byo sigendirwa mbona abantu birirwa bapostinga ngo turi mu okay ese ubundi kamubwire keza ibyo ibibukuri ni kuri ngewe sibyo ariko iyo ugeze kuri we bajya mu bapfumu ni ikirani ikisinzi bikaba ibinyoma ariko bagera kuri ngewe bikabukuri hoya naga ari ibyo niyo naba njyayo kuko abenshi murabizi uyokora y'ikisi nawe ushaka butunzi cyangwa ushaka y'abagabo utunzi ngeneye kuko Imana ifite uko yangeneye ko ngomba kubaho kuko njya kuvuka yari aho yanteguriye unagenye kuzabona igisinzi n'ikirayi nta kibazo ibyo byose impamvu bibaho no kugira ngo twese tubibone kandi duhure nabyo ni ukuvuga ngo wowe rage ikintu maze kubana neza cyo kitubwire wowe waraje wabonye ko tutakiza kuri kamera ngo tuvuge ibyacu tufata umwanzuro ko tugomba kujya duhura na biriya bya papa wase byose yari ahari inde yari ahari gute katwa impamvu bivuze ngo bya papa wase n'igihe papa wase ko turi kumwe n'ubu impamvu yambaraga kenshi n'abagandi ikintu igisazi ntago kizi kivugira ngo twaratandukanye gutandukana hano kuri kamera tukabivuga ntago twatandukanye no mu buzima busanzwe none se kubyemera kabihakana ibyo bitwaye iki ubu se kawungere keza impamvu bivuye ikintu ni ikisazi gifite ikibazo mu mutwe sibyo kiragera kuri kuvuga ngo ngiye ngo mbonana nacyo sibyo kikavuga ngo turabonana naye kuvuga ukuntu cyabonanaga na uriya Kayusi papa wase ukuntu kibye papa wase amateleviziyo kikayamwima n'ibikoresho bye kabimwirya ngo ni ibinyoma abwo ibyacyo kikavuga ngo ngewe ngo nukuri ngo kubera ko ngo mbonana nacyo ubundi uniki kigaragaza ko mbona nawe reka ngutumire sasa nakizana tega amatwi nkubwire numvise witapagura winyuranyuramo amagambo hirya hino adafite banzu nyumve gabanya amagambo icyo nakubwira gabanya amagambo
bayada wabanje kugabanya amagambo nanjye banza unyumva ubone kumbwira icyo ugomba kumbwira amatwi arafunze amatwi arafunze nagakirumuga kuko umugabo muzima ufite nose mbona nawe ntari umugabo ni umugabo muzima rindire banze nkubwire rero cyokoze imbwa muragwira rindire banze nkubwire mare wimbwa umva nkubwire umva nkubwire ratakeza reka ngure ikintu kiriho ikintu nashaka kumenyesha nashaka kumenyesha ko mfite umurenge yego ndumva wari unabizi sinzi aho wabikuye ariko ntabwo yes mfite umurenge mfite umwana uri kunyitaho meze neza cyo ziranasa neza pesi nabura kubivuga nanabivuze ndatuje kandi ndoroshye ibintu ni amahoro mfite ubukwe ndatuje kandi ndoroshye woroshye hehe bavuga ibigondamye imihoro ikarakara nyine woroshye tega amatwi nkubwira ariko tega amatwi banyuma jya wicara wige tega amatwi nkubwire mfite umurenge nashaka no gutumira rwose Imana ishimwe ko ntazaba hanyuma nose azansinyira hejuru y'iki nibiba ngombwa ko mba n'umurozi nkuko mwabivuze nzamuba kugira ngo bigende bite nyine natubwire ega wowe erura umuntu njye nta muntu uzigera mbabaza muri ubu buzima muri iyi life ngo bijyangire neza nose ubundi nkubabazane ko nakuretse ubuzima bwawe ukaburekana n'ibyawe wanditse naribi icyo nzi neza cyo nta murenge nta bukwe ezundi ariko turamukunda kugeza kuri urwo rwego buryo udashobora gutuma ashaka undi mugore iyo afata umwanzuro wo kundeka kebi byose ntabwo byakabaye nose ko nakuretse wanditse warandetse twadura kandi ufite ubukwe warandetse tukaba reka nkubwire reka nkubwire ikintu kimwe umva se tega amatwi nkubwire tega amatwi nkubwire ikintu kibaho tega amatwi umva ikintu kiriho nabanye abantu njya mvuga kuryamana mukabigira intambara mwirirwa mwiruka kuri aba bagabo banyu kuri abakunzi banyu kuko nta kindi adafite akanyoni kiwe nta nyoni mfite sabaze potoka abaye nta kintu afite ibidudu abaye nta bidudu afite nibiki nta bidudu ngira urajyamba ivuge mu mazina naba nkosheje tega amatwi rero nkubwire abaye nta bugabo babaretse wimvugiramo abaye uwo mugabo cyangwa uwo musore muteta nta bugabo afite ntago wajya kumushaka natwe impamvu tubashaka tukabirukaho nuko mama ushoboye n'umugabo udashoboye nawe biriya biboro ntacyo abama ahubwo umunsi uramara ingihugu usabye uyu munsi uramara ingihugu usabye kandi bigomba kuba nta kibazo ariko uyu munsi bigomba kuba ku bw'agasuzuguro noneho bibe bwa nyuma na mbere nakubonye ikiraka rero nta kindi wibagiwe ntago nsambanya ni ibisanzwe umunsi arandongora nta kindi wibagiwe icyo nibagiwe kinyongerera hari icyo ugiye kuvuga icyo navuga wibagiwe kuvuga ikintu kimwe ari uko wanyoye ibintu byose uri kuvuga ni ukubera inzoga igihe cyose uzajya yanyoye afite ibibazo mu mutwe afite depression yabonye ngiye kwishakira umugore sibyo aba arasaze ko wagiye kwa kanyusi kwa ikibazo cyawe umva se reka nkubwire sibyo wabonye meya iyo agiye gutorwa aramaze kwiyamamaza wigeze ubona meya umara gutorwa agasubira kwiyamamaza ahantu wabibonye nyine nsubize ikibazo nsubize ntitugafate ibintu bitagereranyika ngo ibihe bitagereranyika niyo bitagereranyika wigeze ubona meya ujya kwiyamamaza amara kwiyamamaza usubire kwiyamamaza uranasuzugura subiza nose ushaka iki ibyo wamenyereje niba ntabyo ndwaye unogonora waje kwa papa wase kwa oya papa wase reka rero abana reka waracyari umusare ugipfusha igihe ubusa reka papa wase abanza ikibazo cyawe ujya ngiye sase mba ndi kwishima umviriza keza ikintu kibaho ikintu kibaho namubwiye ngo ibyo nakoraga byose n'ibyo ukora byose yararangiye nuvuga ngo erega nawe wewe ikintu wakoze warufiye
uzi kuri wowe umva se numvise wabigize iturufu kumva ko wenda naba narasambanye nawe ntago ari kubigira iturufu se ni banza wumve banza wumve sibyo banza wumve nakomeze kumva wabigize iturufu amaguru wabigize ibintu by'iturufu sibyo umva nkubwire umva nkukuriraga ukunyorera gakureho sibyo ko nanjye nzi kugakeba ko nanjye nzi kugakeba ese waritse nkabanza nkavuga ko numvishe wakomeje kusakuza cyane ufite iyo kibazo nagira ngo nkubwize ukuri kwa nyako numvishe amaguru yabaye amaguru yaza kuba ari boro abandi shahu baragira umviriza keza iyo biza kuba ari amaguru ari boro ninjye wagomye kumwirukankaho sibyo ariko ubu izi saha ni uri muranyirukankaho erega ibintu tubamo turabona bakuru kandi dushyira muri logique muri kamera ubwo ndikukwiruka tega amatwi mubwire se turabantu bakuru dushyira muri logique uyu nguyu niba afite icyo nshakaho niba mvuye ko nyirukankaho anyibambazaho akuzanira amaguru ayo maguru yawe njye uza kwirukankaho cyangwa uza kunyirukaho nacyakubwo nkwirukankaho njye rero twese turakenera ntabwo ngukeneye njye singukeneye njye ntabwo ndi bujye imbere ya kamera ngo mvuge ngo sinkukeneye ubuse ibyo wavuze byose umvaraza keza ikintu kiri ibyo wavuze byose tega amatwi mubwire ibyo wavuze byose ariko icyo nakubwira neza cyo uri guta igihe kandi ikindi urimo uranahemuka kandi iyo uhemuka igihe ndi guta kuri ubu tega amatwi mubwire igihe ndi guta kuri ubu ntabwo kiri icyo nagutayeho icyo mutaho nicyo kirekire nicyo kirekire ikindi kintu cya kabiri wowe buri murati igiye kuri njyewe none nanjye kankwishyura kubera ko wagize ute njyewe ubu izi saha reka nkubwire none nagiye kanyigute reka nkubwire izi saha rero izi saha ariko ntago namutagiye umva se izi saha ntabwo ngukeneye erega sinakureka tega amatwi mbwire impamvu ukeneye sinakureka njye narakuretse rero iyo barandetse ntabwo nakwikuraho ngo nawe wemere njye narakuretse uza ko nkwikuraho se niba nkwikuraho nkakubona utazi gufata umwanzuro njye narakuretse tubyoroshye umenye ko njye ntabwo ngukeneye nawe wimukenera mwese mwe gukenerana singukeneye reka mubwire nimuhamagara umamagara ushaka iki ntanyitabe nzamuri umamagara ushaka iki kandi usibye yuko nyine uruko nshaka iki kuri kamera bigenda bite muta tega amatwi nkubwire uramamagara ushaka iki ko ufite mu maguru hawe nanjye nkagira ukwanjye wagumanye gahunda yawe nkige wavuze ko ufite amaguru hawe sibwo kweza amaguru hiwe njye naraharetse wahaga kugeza ahantu yego wahareka amahurunguru y'ihene ntacyo bimuhaye mbere ko hatanukaga nk'amahurunguru ubu nibwo yasigaye uhararangiye byararangiye ese ahantu harangiye kuri wowe hanuka nk'amahurunguru ikibazo umva se ikibazo si ukurangira cyangwa se ikibazo ngo zabe hararangiye cyangwa se ngo ikibazo wabe hanuka sibyo ariko buri kintu kibaho nababwiye ko iyo usomye igitabo paje irarangira ugasimbuka paje ukajya ku yindi paje sibyo paje tega ikibazo cyawe urimo uravugira tega amatwi nkubwire se ahantu musoma muri bibiliya paje yaho ikarangira muraharika cyangwa murongera mukasoma iyo paje usoma hari paje usoma ugafashwa sibyo hakabona paje y'imfashanyigisho sibyo ubwo niba wari imfashanyigisho rero inyigisho za amasomo yarayifashe nageze ku yindi paje bisobanuye yuko njyewe nakwigishaga wamaze gufata ikigwa urandetse byararangiye wamaze kubona ako shanda umwarimu mwiza pe ndi umwarimu mwiza ibyo nta kibazo umwarimu iki ndi umwarimu mwiza ndakwigisha komeka inzara reka dusoze amafuta yanze kumufata neza turimo gusoza rakigira ijambo uvuga ku magambo yose Farida yavuze ubwira abantu badukurikiye kuko twabyumvise yego ibyo watubwiye n'ibindi yavuze
ariko gira ijambo bivugaho byose byavuze muri rusange bwira abantu ukuri kwawe nkarake niba gahunda twari twizeye ikomeje ikintu kiriho keza Farida yavuze niba nta kizabihindura nkuko ari kubivuga amagambo yose yavuze ni menshi cyane nta na rimwe rifite ubushobozi kuba byahindura gahunda afite cyangwa se umurongo mfite kirasa nandoga ngafa naho umurenge uzaba mfite umukunzi nkuko nababwiye nabatumiye nawe namutumiye nubwo yamaze kubona wenda ko mfite umundi murongo nafashe akagira akantu ka depression afite depression kandi icyiza kiriho umukunzi wanjye arabizi ko byose nabizemo urugamba nanyuzemo mbere kose araruzi sibyo kandi nawe nzi neza ko yiteguye kuba yaba ari kumwe ku murongo nanjye ibi ngibi yumva ntabwo byamubuza kuba yavuga ngo ibyo turimo nge nawe bihagarare oya ibi ngibi ni ibintu nawe mu gitabo cyanditse ku buzima bwanjye nabyo birimo sibyo ntabwo ibi ngibi rero byatuma imvura itagwa ntabwo bishoboka ijambo warenzaho tugasoza icyo nabwira rakicyo nari kubuhehesi ibintu byo kubeshya ntumvugira amara sinakuvugiyemo mereza mikoro ndabona ugushugumbwa nayimye utavugiramo nicyo nashaka ntabwo icyo nshaka ari ukuyifata nareke ikintu bise kubeshya n'ubuhehesi ikindi kintu cya kabiri mbwira abanyarwanda badukurikira umunsi ku wundi gatanu ku kandi abo bagabo mubana nabo singiye kuvuga ko ari abanyamafuti wivanga iby'abandi nose njye si byo murana byo sinabyo ndi kurwana nabyo ubu ngubu oya ndi kubwira uyu nguyu ni nacyo kiri gutuma nabo mbabwira nimukabona ibintu ngo mubyitiranye ikintu nababwira cyo umuntu nakubabaza nawe uzamubabaza icyo nicyo cyanyuma nawe ikintu nakubwira cyo niba umbabaje bwa mbere tutari kumwe bwa kabiri ukabikora itegura intambara hagati yanjye nawe icyo nicyo nakubwira wahawe umwanya umva iyo uhawe umwanya ntukoreshe uko bikwiye urajugunya reka dusoze ndumva ntabwo byoroshye ariko uko biri kose turakomeza twitegura ubukwe nyine urumva ko cyane ahubwo nyirikirori niba kiri kutubwira ahubwo munantwere ahubwo si Farida ntazantwerera akomenya azatwerera uburozi kabisa wiyimutegaho gusa reka dukomeze ko gahunda y'ikirori ikomeje nta cyayibuza ubwo ibindi byo n'Imana ibigena umuntu arapanga n'Imana igatanga tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha